Njyewe ndi murumuna wa Ali Yakuru. Ese ni wowe? Ya. Ni wowe uretse gato. Ni wowe wahuje na Jihad. Aho ngaho niho nshaka ko tugenda gato. Nzinana na Kimenyi mbere yuko Kimenyi amenyana na Muyango. Mbazi bakundana. Bakundana indana. Relationship. Kimenyi na Natasha. Niyo mpamvu nabivuze kare. Mugende gake ntago nshaka kumuvugiramo ndavuga ibyanjye ndangize. Natasha from Australia. Wabyaranye na Kimenyi kamuhi. Ngwino komeza. Ya ndavuze ngo ntago nshaka kuvugira mu kavuyo. Ndahera ku gitumye kwanza ntanga request. Nago nshimishijwe no kumva izina ryanjye riri kuvugwa mu bintu nana ubwe abizi neza ko 100% atarambonamo. Niyo mpamvu nkoze request kubera ko numvise akomeza kumvuga kandi akamvuga agashyiramo n'ibinyoma which I don't like. Nana urihe uretse gato babara wo kabyara ntabwo cyangwa ngongere gusubiramo. Nana uretse gato kujya nana bakubwiye ngiye ntabwo mfata side bro nta side ngira nawarabizi at the first ntago yagombaga kumvuga muri ibi bintu arabizi neza. Kanze gato yashiri uretse gato. Nana nguyu yaje okay namutuki zamuka kabuhiya. Aha reka tubigeze. Uramuzamura ariko urareka making a point yanjye ntabwo ndikuvugiramo na muting mic yarashaka kugira ngo atabango ntabwo yakumvisha. Bya bintu bibarisombe. Exactly. Bwa mbere na mbere numvise muvuga kuri nana first of all abantu batanze ngiye nana ni best friend wanjye. Uyu nguyu uri hano okay? Yeah. Ariko akaba best friend wanjye dufite ntuza ebyiri zitandukanye personalities. Urumva ari kuri social media kuri ibi ngibi for ibya bakimenyi iki niki ntuzabamo ntaga isabamo ntaga ari yongewe mbamo nawe arabizi. Yego. Nuko kuri requestinga byari byanyobeye ahantu bakora. Yego. Kugira ngo numve bari gusubiramo izina ryanjye kangahe muri live z'abagore n'abagabo abizi ko ari we waje kunshaka. Ntamubwiye ngo hari ahantu numvise byibuze. Dagi utara Nana uretse gato. Nana narakaye. I'm not joking with you. I know so korinde ko sigenda kulinda mukwano tosobora Wait a second. Yeah. Urumva yarampamagaye. Urumva arambwira ngo umwana we bamupostinze. Kandi atekereza ko nziranye na Jihad. Nimba huze na Jihad akura umwana we kuri social media. Koko numva ni ibintu bifite reason. Like umwana w'umushuti wanjye mpamagara Jihad. Ewana mubwira nabi kweri. Ndamubwira kubera iki ushobora gukora ibintu nk'ibi. Urabizi ingaruka bishobora kukuzanira first of all guposting umwana w'imyaka ingahe. Urabizi neza? Narabizi. Jihad turavugana urumva arambwira ati ntuzana nana. Nahuje niba yaguhaye voice note ari kuvuga. Ndabizi neza ko hari yayiguhaye akanakubwira ngo don't play it. Kubera ko ngiye ntayo yaguha. Zimamba atayiguha. Yego. Kubera ko nari ndimo kandi I was not supporting what she was doing. Nihe komeza. Naramubajije umwana barinze kujya gushyiraho aka video kiwe uvuga ngo nakura azaba niba ari nka papa nde papa ke. Urumva umuntu ubizi neza ku mwana abana tarabe izo mpanga ubizi neza ko abana tarabe kubera iki ujya kubakoresha drama. Kubera iki ujya kubashyira muri drama ngo bavuge ngo papa ke noneho ku muntu bizi neza ko he is now married. Ke ninde? Ni Kimenyi of course. Okay, uretse dusobanura ukuntu okay ke nani Kimenyi akoresha sino ya ke? Like yamwitaga King K like papa ke something like that. Urumva? We turabivugana. Impamvu ndi kubivuga nuko mbizi ko impamvu ndi kubivuga hangaha I'm not being a fake friend. Nzinana na Kimenyi mbere yuko Kimenyi amenyana na Muyango. Mbazi bakundana. Bakundana indana. Relationship. Kimenyi na Natasha. Niyo mpamvu nabivuze kare.
Mike twagiye ndavuga ibyanjye ndangize ngenda tugende telefone yanjye igiye kuza. ntabwo nshaka ko impamvu mbivugiye aha ngaha murayizi ntabwo nshaka ko ibintu byose biba ngo jihadi ngo byagenze gutya ngo jihadi bamutumye iki jihadi mwirengagiza aho ibibazo biva kandi mubizi neza yego twakomeza ni ukuvuga ngo na Muyango bari bazi ikibazo cyabo kuko na Natasha atangira kuvugana na Kimenyi na uyu nguyu ni jihadi yaramubwiye ati nzi ugutuma so ntago nshaka ko biba nkaho jihadi yamuhamagaye amusaba imbabazi akamubwira ati urabona naka ni untuma iki niki Natasha yarabizi already aho ibibazo bituruka yego icyo ntekereza rero ngiye uko ntekereza kwanjye ntekereza ko jihadi yashoboraga kuba yabikoramo inkuru nkuko nawe ubu ngubu izi saha twicaye aha ngaha turi kubavugaho dushobora kubavugaho wenda nirishobora kuducika you understand niba baramuhaye inkuru byiba ngo urumva Godfa ndakumva byiba ngo bibe nkaho jihadi ntago azi ibyo akora Muyango aramutuma yamutumye ibintu bya Nana afite n'ibimenyetso ari yakura aramutuma inde nanda aramutuma uyu nguyu ni umuntu ukora entertainment nkuko nunda yikora yabonye inkuru ntekereza ko agenda in his own way akabikora nkuko abikora byabamo amakosa byabamo iki nta muntu wari ukwiye kuzana nyumva kantu kubaza gatoya kantu ngiye ntabwo ndafata side uravuze ngo ntabwo jihadi yaje ngo avuge ko Muyango ari we wamutumye ahubwo nanagiye Muyango wazimutuma umva Godfa I'm betting Nana nazane your voice note kwanza first of all why would you record me ngewe umusabye service urumva nguhamagariye jihadi ubu ngubu ndi kuba blogger ubasobanurira ngo ufite na record sinzi niba muri kumva point yanjye ikintu uri kumva ikintu kimbabaje umuntu ampamagaye agiye gutanga ngo amarecord agiye kuvuga ngo amarecord ariwe wanyihamagariye urumva noneho iyi live sinzi n'uburyo nyiguyeho kweri pe n'Imana yo mwijurira bibona uyihawe umuntu yiguhaye ndamuzi never ahubwo vuga ngo nsabye nyuma wanze kwakira request yanjye ngiye ntago ndi hano kubeshya Mayidi areka uretse reba hano gato muri make amagambo no mukobwa avuze ko Jihadi ya postingaga abantu bakaba babizi none bamara kumukoresha bakajya never boss kan niba boss kan winkirira mu kanwa ikintu ndavuze ngo reka mbisobanure neza ubyumve nawe mpereye kwanza ku byabaye urumva nariho ruzingiye reka niba Muyango bisaga urumva ndakubwira ngo Natasha na Kimenyi okay ntago ngiye kuvuga kuri side ya Kimenyi Natasha akunda Kimenyi baziranye mbere yuko no it's not a big deal na abantu bangana bari mu rugero rumwe yego ibyo bintu urabihamya gute se kundi ushaka ko mbihamya kuko Nana ni best friend wawe yeah of course nawe yabihamije kuri best friend we of course so nukuvuga ngo ahangaha mu banyarwandakazi mwumve so nukuvuga ngo ahangaha ibyo Nana yatubwiye ko nta hantu azi Muyango nta nicyo bapfaga batari bafite icyo arabeshya Muyango yarazi ko Nana ari umuntu ahubwo Nana yakomeje gushyira muri picture urumva yakomeje gushyira muri picture ni nka kwa kundi hari love ishira ariko abantu bagakomeza in communication nibyo niba ari Muchoma yamubajije gutuvugana n'umugabo ntuvugane n'umugore ibyo ngibyo I don't blame it niba bakundana I can support that ntabwo ari itegeko ntabwo Nana ari itegeko ryo kuba aziranye na Kimenyi n'umugore yashatse okay none ndabikubwiye baraziranye ndakubujije umva shusho oya ntago wenda ndavuga Muchoma mu mutinze gatoya mu mutinga gato ntabwo turi mu kiganiro ba umva rata shusho nukuvuga ngo Muyango ahanga wari kuba ko Muyango yaraziranye na ntuzana Nana Muyango yarazira oya ibyo ngibyo ntago nabimenya ntago ari ibintu namenya pe nta nibyo nakwinjiramo gusa uwo nzi ni mushuti wanjye n'uwari boyfriend we okay tugarutse nukuvuga ngo ahangaha mu buryo butimbitse hari amakimbirane hagati ya Muyango na Nana
niba ya Muyango yarafite amakimbirane yari amakuru ko ahari hari ni ukuvuga ngo umugabo nuza Muyango we icyo nzi cyakoze nahamye ate na pe yego nuko nta yindi relationship nzi hagati yabo igihe Muyango yabanaga na Kimenyi Yabanaga hagati ya Nana na oya pe tugaruke hano gato ya rero ahangaha niho turi buze kuza tukareba Muyango ngera ugiye koranya mfata side ahangaha turaza kureba mu nkundura ya Muyango muri ibi bibazo turebe Muyango ni umuntu mbere yuko harya munyibutse kuko ntabwo nabonye impapuro zanditse tuza nani Muyango yatandukanye na Kimenyi byemera amategeko I don't know niko bivugwa nubwo tugiye kugaruka gato Muyango ni umuntu wahagaze amanza kurwana umuhenerezo ku muntu wari we wese witambitse mu mubano n'umugabo we bose n'abastari kugezaho umuntu wese twakoze inkurano nyinshi zizamo Teriska nawe bivuga ko yacumita sorry wajyaga mu rukundo n'umugabo we ndetse n'amajwi yarakinwe hano ariho ibibazo bituruka munyumve neza cyane ahantu inkuru iri kuva noneho ni ukuvuga ngo Muyango ni umuntu wakoresheje imbaraga zose kugira ngo umuntu uri mu buzima bwa Kimenyi avemo umubano we n'umugabo ukomeza Muyango arwanye n'urugo rwe kugira ngo rwongere kugaruka niba rwaragarutse niba ruzagaruka niba baratandukanye n'uko Imana yabishatse tugende gatoya cyane mu nyumvi ni ukuvuga ngo niba turi kubyumva neza Muyango yaba yaragiranye amakimbirane na Nana agira ngo yigarurire umugabo we areke gutwara nawe bamenyanye kuva mbere nkuko yagiranye na Teriska nk'ibiganiro byabanje hano ngira ngo Teriska harya no keza Teriska niwe ndikuvugana ntabwo muzi so ahanga tuvuye rero tugaruke kuri Muyango yarabigenje gutya cyangwa yarakirwana no kugira ngo urwo rudasenyuka akabikora muri ubwo buryo ahangaha ntabwo Muyango yaba yarakoresheje imbaraga kugira ngo asebanye cyangwa akoresheje jihad mu gusebanya n'abamwibasiraga ahangaha biraza guhinduka Muyango kudefanda urwo rwo kugira ngo rudasenyuka yigiza y'abantu bari mu buzima bw'umugabo we Godfather akoresheje jihad ungera umusazi umva akantu kari hano umva Godfather yego narizi ko hari abakobwa baba barimo bajye bavugisha ukuri Godfather Dagi yatubwiye ko ari sister wa Ali Yakul kandi akatubwira ko buretse akatubwira ko jihad ngo arengana akaba atumwa na Ali Yakul na Muyango none se iyo jihad amaze gukora ako kazi kabo uretse gato subiri kidogo uyu mwana ndangize uretse gato ntabwo nshaka kugira ngo bivange brother ntabwo yavuze ko jihad ngo abarengana atumwa na Ali Yakul na Muyango wimushira amagambo mu kanwa barangiza bakajya kunywa amagambo mu kanwa uretse gato uretse gato uyu mukobwa ntabwo nshaka kugira ngo mushira amagambo mu kanwa uyu mukobwa ntabwo ari umuvugizi wa Ali Yakul uyu mukobwa uretse gato uyu mukobwa aje hano aje kuvuga ku nkuru yavuzwemo ari hano ku giti cye yavuzwe mu nkuru ya Nana na Jihad kuko niwe muntu wabahuje turi kumwe akavuga ati ninjye muntu washatse Muyango nani Jihad ndamuzana mutereka muhuzana na Nana kugira ngo ikibazo cyabo kiragati kirangire kandi nashatswe na Nana kugira ngo turangize icyo kibazo turi kumwe ibi bindi yongeyemo conversation yagenze gutya so uyu muvandimwe uri kumuzana mu bya mukuru we gute oya nashaka binzanemo nta kibazo niba yumva ari tayari niba reka nkubaze nibyo ibivugwa kubona ngo mukuru wakora babiyoberwa nibyo Ali Yakul atuma Jihad kugira ngo abaga umuntu wese utabyumva kimwe na mukuru wawe gute se ubwo batabyumva kimwe nawe yabagize ati first of all ndapfuye kuki ubundi batabyumva kimwe nawe none se ni ngombwa kugira ngo abantu bose bumvikane ni itegeko kugira ngo abantu bose batumvikana nta n'impamvu yo kumenya uko babatumyeho nuko batabatumyeho ubwo nabo impamvu batekereza ko ari ibyo abatuma ubwo nabwo hari ibindi nabo baba bamutumyeho ugize ngo none se niba uwicara ukavuga ngo Ali Yakul atuma Jihad urumva uzi ko Jihad ari umunyamakuru ukora YouTube abantu bakagenda bakareba ibyisi n'ibipfa n'ibikira n'ibibaho ubwo suko wowe uzi ko wenda nawe hari ahandi utuma abandi ko nawe njya numva bamutuka yego tugaruke gato watanga urugero abamutuka yego sinabamenya ariko njya mbibona kuri social media hari n'uwo baherutse gushwana wait uriya ntuza reka ndebe kuri Instagram Dagi we kwirushya uretse na matiku gusa showbiz ya hano ntabwo ndebera uwo muntu ngo ninde ndebera matiko gusa ndakobosheje akubitwa n'inkuba uyu Clement
we none nta nubwo muzi ngo ni kuri social media. Uyo disi Clement yazonze Jihad wenyine banza wumve ntabwo ibyo yazonze Jihad ntabwo mbizi pe nta nubwo nyambireba bino biganiro byabo kandi Imana katwumva Clement katwumva disi ariko disi Clement ndamuzi yaje mu rugo amaze igihe atuka Alia nari mpari urumva araza baraganira amubwira n'ujya umuntu wari muri ibyo biganiro ni umuntu bita Muyoboke nibyo sibyo oya ntabwo nabonye Muyoboke niwe waje afata reka nkwereke yarinjiye uwo nguwo disclaimer ari yaramaze igihe amucomplainingaho yagiye kumurega muri RIB ahari noneho nge nasanze izo drama zihari arangije aravuga ngategereje ngo Clement yarari hasi like kwa kundi umushyitsi aza ntabwo nagiye kumusuhuza ariko nari ndi hejuru baramunyereka ngo muri ya Clement ahari yaza ari kuvuga na stories ukuntu byagenze naramwiboneye mu rugo ambwira ukuntu ari umuntu ujya umumutuma I'm not going to mention anyone ni isimbi modo niko bivuga ukubijira iki ubwo niba ari we rero ngaho muheraho ngaho mubaza niyo ngiyo hose kubera iki mwumva Jihad ari we gatumwa ku buryo n'igihe adahari nk'ubu ngubu ngo yiburane impamvu muburaniye se urayizi uriya ni Bosca uzi impamvu muburaniye nuko ngewe nivuganiye nawe na Nana urumva narangiza uyu munsi nkaba ndi kumva Nana ari kuvuga nkaho Jihad yamushatse akamusaba imbabazi akamubwira ngo ikibazo ni Muyango wantumye which is not good ntabwo ari muri make Nana nawe naga bisho kuba abeshya none muri make ni umubeshyi yabeshye none se ngende kubica ku ruhande niba byumvishe neza ikirenze ngibyo Bosca Nana arabizi ko ahangaha ntashobora kubeshya I'm not going to lie nukuvuga ko Nana abeshye gato muri statement yakoze yo kugira ngo basibyo biganiro Nana yabeshye Jihad ko Jihad yamubwiye ko Muyango ari wamutumye wamuhaye niyo video Nana ubwe yaramwibwiriye ngo arabizi neza ko ari Muyango umutuma umva Godfa none ikindi uretse gato ndangiza kuri kano kantu niho bitanga umucyo Jihad ahangaha yemeye ko ari Muyango umutuma muri iyo conversation mwagiraga oya ntago Jihad yabaye nk'umunyabwenge ariko mu by'ukuri nanone singiye gukikirira nuza Muyango ngo mvuge ngo yango ngo okay nshobora kutavuga ngo yari yamutumye urumva ariko wenda akaba yari yamuhaye inkuru let us say so ugutanga inkuru byo Muyango no mustare gutanga inkuru akayihereza umunyamakuru siko bimeze ntabwo ariko nanjye ndi kubivuga nkuko nawe wabivuga kubera ko ukuri niko kwiza yego mu by'ukuri ntago Jihad yicaye ngo ajye kurota ibyo mu rugo rwa Muyango hanyuma hano ngira ngo niba waje kare ntabwo nari nakumenye wabonye ibyanditswe hano n'abatestimony ari gutangwa y'ibyuko Jihad ari igikoresho cya mukuru wawe n'igikoresho cya Muyango ndetse bikavuga ko uretse gato bikavuga ko ikimenyimenyi Muyango utarumvikanaga na mukuru wawe bongeye guhuzwa n'umukandanzugi wabo Jihad ibyo ngibyo ntago nabimenye nabangiye mu byabwa ntago mbizwe okay utekereza ko uretse gato iyo uganire na mukuru wawe avuga iki niba we yaragiye kurega Clement muri RIB urukumva amushinja kumuhungeta no kumwibasira no kumuharabika which is true ndabyemera kuko ngiyewe nasibishije Clement ndavuganaga na mukuru wawe turi kumwe napfiye na mukuru wawe Clement nimubwiye ko cyarapfiye na Alia Cool ni Clement nasibishije Clement ibiganiro bitari munsi ya 3 mfite evidence ndamubwira nti si ibiganiro fata Alia Cool mugira mushiki wanjye atari mushiki wanjye mpamvu nabikoze nta yindi n'undi munyarwanda wese nabikora igende kurengera umuntu uri guhohoterwa Clement yafashe ibiganiro 3 arabisiba bivuga ko Alia Cool muharabika turi kumwe none so utekereza kubera iki yamuharabikaga akamwibasira wenyine narabyamaganaga ibyo ngibyo niyo mpamvu ndi kukubwira niyo mpamvu Alia Cool uretse gato Alia Cool byageze aho biramurenga turi kumwe ajya gutanga ikirego muri RIB yatanze ikirego muri RIB byari byagenze gute umva uko byagenze rega makuru tutatu ikibazo ikintu kibabaje nuko abantu batagiye bashaka gusobanukirwa yamusabye ahanga ndi gusoma message banyohereje none banyoherereje saa 10:59 uyu muntu yagize ati yamusabye kumwishyurira sare ngo natabikora aramumena hanze turi kumwe ahanga mukuru ariko nzi ko aza mu rugo yamuhaye amafaranga
ayo mafaranga yamuhaye yari yo kwigura nabwo ese ni ubundi abo bakobwa ni iki bakora ku buryo batinya kuvuga so ahangaha iki ni ikirego cyafashwe ku buryo cyatangaje n'umuvugizi wa RIB BTR Murangira no mu biganiro aravuga ngo nk'abanyamakuru kugeza aho umuntu agenda agategeka undi kugira intwererana muha bitari byo aramuharabika iki kintu cyarandakaje ndavuga ari yakuru uri kikodi ntuzongere no kuvugisha niba ushobora kujya kwigura umuntu arwanya intambara kugira ngo ibi bintu bihagarare ukanga gukoresha itegeko ukajya kwigura mbira mu buzima ibi bintu turi kumwe ibi ngibi tubiveho rero none niba we azi ibyo bintu byamukoreye akabaza ingaruka yabyo unyumve neza cyane kubera iki ashobora kugaruka akavuga ati ko disi Clement akoreshwa kubera iki intwaro mbi igize ibyaha yo gukoresha disi Clement kubera iki mukuru wawe nawe ushobora gushaka ukoresha iyo ntwaro kandi azi ko bigize ibyaha akajya gufata jihadi akavuga ati kora uzi icyo nakubwira nuko niba yaje gutanga ubutabera reka nkubwire Godfather Dagi hari point ntibagirwa ngaha Dagi nuko buretse ntasahau reka mbasemereze shout out umuntu witwa buretse gato shout out badaye Dagi uravuze ati ngo ntago warubizi ibya jihadi na Muyango na mukuru wawe Ali Yakuru mu byumweru bibiri bishize wowe na urabiziye bari igoma muri anniversary y'umwana wa mukuru wawe witwa Beni bino bintu kuducanga harakantu katameze neza hano reka ngusubize immediate reka ngusubize usibye no kuza hano kuri birthday urumva Alia yatashe ubukwe bwa Muyango urumva niba utarubizi naramuherekeje ntago ngiye Muyango nziranye nawe like ngo tushobora guhura twembi babiri gusa tukavugana ariko n'amafoto y'icyo genda cyayafite ntago arejo bundi yaje muri birthday Muyango yari asanzwe aziranye na Alia yatashe ubukwe bwiwe iyo bwabereye muri sale ajya no muri after party yiwe next muri make ako ibyo bintu warubiziho nuko wari kubiriganya hirya no hino nibinshinja udusubiza uracyumvise cyangwa ntago cyumvise nacyumvishije ibyo bintu mbe none se niwe wenyine wari uhari reka mbanze nkubaza mu bastari bose ntago wabonye Debeni ntago wabonye uriya wundi wirabura uriya muhungu wirabura muremure na Uncle Austin ntago bari bahari bari bahari bose na jihad no nicyo gihe impamvu wenda uri kubibona ubu ngubu Bosca nuko ufite ibindi ufite muri mind yawe wisetinze mu mutwe ariko Alia yatashe ubukwe bwa Muyango kandi ndatekereza icyo gihe nta n'ikibazo yari afitanye nabo bakobwa bose muri kuvuga wowe wari uhari yarabutashye ajya no muri after party Dagi wari uhari wowe na uramuherekeje muri after party kabisa reka tugarutse ku kintu kimwe mu kujya kujyana ibintu deep kandi ibintu biroroshye so ahangaha rero tugarutse ku kintu kimwe turi kumwe ari ikiganiro no gishingiye ari byo ngiye ndi gukotinga amagambo ariko umva Godfa babarira basi nkubwire nindangiza uze kumpa ijambo mbanze ntuke aba bagore bose biyoberanya ahangaha nge nta mwanya mfite wo kuza kuba fake kuri internet you don't bring me on internet kugira ngo nze mvuge ibintu biri useless urumva niba umuntu yaranshatse muri private ntago agomba kuza kunzana ahangaha kuri social media ngo ejo nzabe ndi kumvikana mu bintu by'amatiku bidasobanutse ngomba kuvugisha ukuri kwanye ubwo fake best se nuko mvugishije ukuri ko nana yakundanye na Kimenyi Jesus kubera ko utabizi utekereza ko nabandi batabizi nyamupostingaga se kuri Instagram abantu mufunguye muguza amatelefone ejo mugorana mu mutwe muragorana byatari niki mvuze kidasanzwe se baga niki mvuze kidasanzwe ko bakundaga okay ndi fake uyu nguyu uri kunshinja undi fake nta nubwo nari nteze kuzaba n'inshuti yawe reka nkiboro ngo niba ari Chanel Denise fake ni wowe narabizi ko ntari fake reka nkiboro wereka nkiboro nuko twakurenganya kibroke bakuzanye mu magambo niwe muntu wa mbere wakuzanye mu magambo y'ububeshyi yanzanye mu magambo reka mbanze mbabaza aba bose mwese muri kunyasamiranga mwari munzi ntabwo twari tukuzira mwari mwabona mugere muri ibi bintu byanyu nibo bakuzanye muri aya magambo y'amatiku njuriya mugore w'impamvu nakomeje kumubaza ntago okay ndi fake friend reka mbanze mvuge ndi fake friend umuntu se wansabye guhamagara jihad akajya kundikodinga nabizi ni utari fake friend ahubwo niwe mubi cyane urajya kundikodinga wowe narangiza akajya kwiyumva mu ba blogger bari kuvuga ngo murumuna wa Alia ni wowe wabahuje mbahuza mu biki mama yake so ikintu kirone kintu twumvikane ntaje mu ndagerekerera bihore ndabituka ndabatuka mwese umwe kuri umwe ntagira uza kunzamura y'inko uretse gato mucoma ntago ni Alia mwamenyeye mwese mucoma myitinga mike yawe
waza kumucoma muri kiganiro uri umutangabuhamya mucoma wazamutse ariko gatfada biretse ukwiriye kumbwira ati mucoma wavuze ukuri habwo ibi drama bya social media you can't mix me in social media dramas ntabwo ngiye bivana kuri point narindiho ntabwo bivana ngewe ndi gukotinga uretse gato yacu yanjye wirakara ariko se nturakare bakuzanye ntabwo ngiye bino bifana byanyu nareka kubituka iki ngiki ngo niba ari ngo Chanel ngiye ntabwo ndi fake friend at all ibyo noneho ngiye mbabwire ngiye ndamuruhuye aho ugira ngo azahanga yirirwa yihakana kimenyi kandi mbizi ko bakundana bakundanye ubu ngubu ntabyo nzi anyway ariko ndabizi ko bakundanye ntabwo bakundana kuko narigiye kubivuga ubu ngubu ntabyo nzi ni nayo mpamvu namuhakaniye ngo no mu gihe yari ari married mu gihe kimenyi yari ari married na Muyango ntabwo namubeshyira ngo hari ikintu mbaziho hagati yabo ariko ibintu byo kuza ahangaha ngo avuge ngo murabizi ngo mwese ngo nduwa Kicukiro ngo twese ngo mu Kicukiro he mu Kicukiro wati ko mwakundanye kapo yari na nziza oyasi ariko se bakundanye byari kandi yarakundanaga na ntuzana umva barakundanye barongera baranakundana kweri bagahura nibyo biri kubasumba ubu ngubu bagahura amaso ku maso ngo amaso ku maso none se wowe anyway ibi bifana byawe ntibigorye byose ndapfuye Okay, tugere gato ya rero hano rero gato mu nyumva icyo nakavuga mu se mu buretse gato n'impamvu y'iki kiganiro icyo nuko abantu bajye banyumva nabi bro we do this lives tugakora tugastreaminga gutya ngiyewe mbari muri kote yo kubaka apana kote yo gufata impande ntabwo njye impande wigaze bakunigana ijambo wigaze mpakanye byuvuze Nana yavuze ko afite amajwi ariko amajwi ntabwo yatwumvishije Nana uzaza nayo majwi Nana watubwiye ko tugeze ukundana n'umuntu bita Kimenyi kandi wa mukobwa nawe ntongere gufata abantu ngo biti bigorye yego kurinshi I'm joking niba batasuganira abantu banje uko abantu 300 bamaze kugufollowinga I'm joking okay so gahunda itese umuntu adakina n'abandi niba batazi kuganira birabareba okay tugende gato ya rero ikintu ngiye mvuga ni kimwe n'iki ngiyewe munyemerekana n'izi platform dukoresha zitanga ubutumwa ngiye nakotinze amagambo y'umuvugizi wa RIB yagize ati birababaje kubona abantu bashobora kugirana amakimbirane munyumva neza cyane barangiza bagashaka abantu bafite amazina bakavuga ati genda untukire runaka cyangwa genda wibasire runaka urimo kunyumva byaba bitangaje kangaruke kuri mukuru wawe ibyo bintu byaramukorewe disikre maramwibasira ndetse ajya no kumurega biratangaje kubona aya masaha ari we ushobora gukora ibyo yakorewe bikamubangamira azi ko bigize icyakaje gutanga n'ikirego uyu munsi bivugwa ndavuga ko bivugwa ko nta gihamya gihari ko atuma jihad uretse ko bivugwa ko nawe yaba ari mu bantu batuma jihad kujya kwibasira abandi byaba biteye isoni ariko biratangaje kubona ibyagukorewe bigize icyaha ukajya no gutanga ikirego uyu munsi uza ukajya kubikorera abandi cyangwa ukabikora niba ibivugwa ko ari yakuru atuma jihad ari byo kandi hano tumaze kubona ibimenyetso ngizi message turi kwakira wa muntu we izo message first of all ngizi message umva muri izi message nayibonye nayisomye wazisomye iyi message kankwereka idishusho umva dore ngiyindi z'abantu batandukanye ibi ngibi rero byaba bitengewe ntabwo nyafata sayidi ibyo ngiye byahubwo umva wewe mbanze nkubwire noneho ngiye nkwigishe wenda gatoya sibyo ikigaragara 80% y'umuntu wanditse iyi message ntago ari umufana wabonye aba bantu hano muri comment nkuko nguko turi kuvuga nkavuga Nana urukumva ko ari umuntu tuziranye sibyo so ikigaragara izi message zirava ku bantu n'ubundi bari muri iyo sako kubera ko niba makuru urukumva urukunyumva Godfa yego ngiye ikintu mbashaka no guhagarara mu kuri niba koko ibi bintu ntuza telefone iri ya jihad ngo iri kuntuza muri RIB urumva bakaba bari kuyigenzura sibyo nukuvuga ngo umuntu ufite ayo makuru nukuvuga ngo ni wa muntu n'ubundi wa muri sako kuba uyu muntu yaza message ya mbere ikaba iri kuvuga gutya iri kuri iyi side iya kabiri ikaza iri kuri iyi side ni ikigaragara ko nyine ni numwe muri abo ngabo you get
nta kuntu umuntu ufite amakuru niba wowe ubwawe Godfather uvuze uti nkuko disclaimer yibasiraga Alia Cool urumva uyu yaba yari umuntu ushyira mu kuri yari guhera no kuri ibyo ngibyo urumva akavuga ati urabona na Alia Cool baramwibasiraga ariko kuza ahangaha ukita umuntu murozi urumva kavuga ati ibyo byose biva kuri wa mugore Alia Cool message ya mbere iya kabiri uwo ni umurozi mugenzi we niba gutesha umutwe uwo ni umurozi mugenzi we uri kuyohereza tugarutse gato yari ikintu bose n'abarozi none se urukumva atari umuntu baziranye wowe kubona ari umuntu just uguye muri comment akagwa kuri message akaza akayohereza Godfather oya so tugere gato rero ni ukuvuga ngo uwo nguwo ibyo ari kukubwira it's either atumuwe disclaimer nawe niwe utumuwe disclaimer azidini urumva kuko njye ahangaha nicaye nta attention nimwe ya social media mfite ntabwo nshobora kwibuka ngo umuntu ashobora gukoresha uyu nguyu kugira ngo atuke undi muntu gute se nabyibuka atari byo nyine ndi kuvuga ubu ngubu nibwo ndi kubyumva urumva ndi kukubwira yabaye ndi umuntu ubisanzwemo nakabaye nari mfite attention yawe wakabaye uzi ngo uyu ni murumuna wa Alia sibyo wenda nundi ntago wenda nakabaye ndi famous ariko maybe wakabaye uzi ngo uyu nguyu ni murumuna wa Ali so niba rero ibyo bintu ngiye ntabizi ntago nshobora kuza ngo typinge iyi message imeze kuri ngo umuntu nubundi wayitypinze ni wa undi nubundi udakunda Alia utanamwifuriza ni byiza ni wa murozi mugenzi we rero so tukirangaho rero ubutumwa bwanjye ni ubuhe bwatumye n'aya mazina agaruka ngewe nakomoje ku bintu ku byaha ari nani Jihad aregwa n'igihe byagiye bibera tugiye kureba uravuze aregwa iki yarezwe ibirego bigera ku 9 ariko mu busesenguzi bw'ubugenzacyaha 6 nibyo byari inshinjacyaha 3 ni imbonezamubare basanze gusebanya cyangwa defamation n'ibyo bagira inama bareze ko baca mu zindi nzira zitari zawe tariki ya 18 z'ukwa gatatu yarezwe itangazamakuru y'ibihugu gusohorezwa umushinjacyaha 6 z'ukwa gatanu 2024 ukangisha gusebanya hifashishijwe amafoto y'urukozasoni cyangwa y'urugamba iyo dosiye nayo yoherejwe mu bushinjacyaha tariki ya 13 z'ukwa mbere 2025 yarezwe itangazamakuru y'ibihuha no gukangisha gusebanya hifashishijwe amashusho y'urukozasoni yoherejwe mu bushinjacyaha tariki ya 27 z'ukwa 10 uyu mwaka yarezwe itangazamakuru y'ibihuha gusinda cyakorwa n'iperereza tariki ya 12 z'ukwa 10 yarezwe itangazamakuru y'ibihuha gusa wabyumvishe so rero ikintu gikiriho kimwe n'iki ngiki ngiye buriya niba mwana bibonye ngiyewe ku bintu ku birego bya Jihad byamaze ibi ngibi babaze kuvuga Jihad ntabwo namugarutseho cyane niba mwabyumvishe muri iki kiganiro nagarutse ikiganiro uze kugikurikira umuvugizi yavuze ko bafite amakuru ko urwego rwari rufite amakuru ko hariho abantu ndavuga abantu urabona nkaho ntabwo uzwi tubivuge gutyo kabutangira muri media nta do have that you are not famous ntabwo muri media I don't even like that. Waba ufitanye ikibazo na Godfather cyangwa n'undi muntu runaka ukaza kureba Godfather ufite umudomo urukumva mama ukavuga ati Godfather akira ndashaka kugira ngo ufate umuntu bita Muchoma umubagi unyumve neza cyane so ngiye kuvuga kuri Jihad nibyo arega it's not my business nibi byaha ntabwo twe turabacamanza ariko tugarutse ku bantu bafata abantu bafite ayo mazina banavugira hariya ku karubanda bagahungabanya abantu kuko yabivuze bagakoresha ayo mazina urimo kunyumva mu gusebanya no guharabika siri kubyumva dufata urugero ngenda guhingero dufata urugero ku bantu bibasiwe keza amakuru mfite keza Teriska ntago muzi ariko se ntabwo amumenye ariko n'umuntu icyamamare keza wabyaranye na Detrena ntawuzi ndamuzi ariko ntago nari nzi izina rye Detrena ndamuzi yego so keza amakuru mfite ari mu bantu batazi ikirego kandi bari mu bazaburana muri birego muri ribo ntabwo ari yampano gusa nawe yareze Jihad turi kumwe keza yagira ikibazo nawe gute no nese keza yagira ikibazo na Alia keza afite ikibazo na Muyango
bagiranye ibibazo hano baraza murabizi ibintu bizwi ariko jihadi yibasiye Keza uretse gato jihadi yibasiye Keza nyuma y'iki byaturutse ku kibazo cya Muyango na Keza turi kumwe sine turi kubyumvikana ndikumva ko aribyo Nana yagendeyeho urimo kumva akazanamo izina rya Muyango turi kumwe akaba azi ko jihad adahari ngo aze abihakana ariko ni byiza kudariye imboga ukajya ku ruhande rw'umuntu uri ufunzwe ukavuga ati ibyo bintu ntabwo abikubwiye ngiye turafata ibiraha kugeza igihe Nana azazanira ari amajwi akavuga ati ngaya amajwi jihad ari kumwe ko tumwe na Muyango ariko wowe umuntu uri kuri koro urabihakanyura uramude yarinze uramuga ati zana ayo mafoto reka ngo harabika Muyango banyarwandakazi verisiyo ya Nana yavuze ko afite ibimenyetso buretse gato ahangaha kugeza aya masaha ibyavuzwe na Nana n'abayutubazi muri ahangaha urukunyumva ibintu by'uko Muyango yatumye jihad umuntu wari kuri koro avuze ko icyo kintu ari kinyoma nani jihad atigeze abwirana nako yatumwe na Muyango ndetse ari wamuhaye ibyo ayo mavideo iyo je nikomeze ngo tubatana ngo mfata side tukavuga tuti rero niba ari uko bimeze umuntu ubishimangiye ni inshuti magara ya Nana ndetse wamuhuje na jihad bakajya kuri telefone ari batatu ibyo bintu uyu mukobwa arabihakanya biteye twatse aravuze ati Nana reka guharabika ntabwo jihad yigeze akubwira ko Muyango yamutumye kuguharabika ndetse ngo anakubwira ko ari wamuhaye ayo mavideo ubeshye jihad kuko adahari ngo akunyomoze yaretse ikiganiro kira flowing ntabwo yigeze yemera ngo ni ntuzi yararetse tumwe na Muyango oya pe ntabwo yigeze agishimangira ndabyibuka narabikurikiye neza wagira ngo yarabizi ko bari no kumurecording wagira ngo yarabizi ko bari kuturecording none Nana naramukazanye aho jihad yemera murabigenza gute madame I playing yose Nana wagarutse I playing yose telefone yanjye yazimye kandi ndi ku kazi dagi wanje ndagira ngo telefone yanjye yazimye kandi ndi ku kazi ntabwo ndi gutinde hano dagi nta kintu na kimwe nakubeshyeye navuze ngo umuntu waduhuje nje na jihad ni umuntu bita Dagi why aho ngaho niho mera kubera iki kubera tujya kumentioninga muri live zo kuri nani kuri TikTok aho ngaho niho tutari kwemeranya na tugende tutamblame Paula wari wambona reka mbanze nkubaze wari wambona kuri live sujya ukora live suri inshuti yanjye so ufite platform wari wambona n'umunsi numwe kuri live zawe cyangwa kuri live y'undi muntu ushobora kuba utabishatse ko nkumentioninga amusosori kuko ntago ari ushobora kuba you respect someone's privacy icyo wenda navuze ni uko navuze izina ryawe kandi bitari ngombwa ariko nta kibazo then I'm so sorry kuba navuze ari wowe utaragize ariko urabizi ko ntabikunda no ndabizi sinzi impamvu babona narizanye kuko sinkunda kurizana none se ubundi kubera icyo utari kuvuga ati hari umuntu waduhuje ni ngombwa kuvuga ngo murumuna wa Ariya Kuru niwe wabahuje Dagi I'm so sorry sibyo nta nubwo bavuze ngo ni Dagi yebaye bavuze ngo ni Dagi nta n'umuntu wari kumenya ariko you don't use my sister's name urabizi ko ari muri media urangiza uvuge ngo ni murumuna wa Ariya Kuru Godfrey kubeshya urumva ari ibintu byiza ntabwo byibuze wavuga ngo ni Dagi ntuvuga ngo ni murumuna wa Ariya Kuru for what Dagi soko rindeko okay I'm sorry agusabye imbabazi kare buretse gato Dagi musonyiwe nawe urira nawe ndakubaza ubu niko twabibitse bigni oya byarangiye it's okay nakomeza uvuge rata ariko mbere yuko birangira nawe ibintu birimo buretse gato Dagi wavuze ko bose ari abarozi ariko nawe hari abantu kandi umurozi ngerega nta nubwo numvaga ntabwo ari wowe ndi kuvugisha ngende kuganira na Dagi hari akantu nawe Dagi wagiye uthreateninga abaduse Queen Duse nawe aramuthreateninga kandi nawe ubiri inyuma baratuma jihad nawe uri inyuma y'ibintu weya dufite amakuru
umva yazane uretse gato aho turazaho nyuma basi kandi tukamande twumve nana mbere yuko ugera kugira ngo nagende icyo nashakaga kubwira Dagi mbere kukimubwira uretse gato sheri uretse gato nana nana it's okay no ariko Dagi ndimo kutambura wenda uko urira mukwano hano urebera ko Dagi ari inshuti yawe yewe cyane your best friend ego kirisiti njye nawe ko ntajya nihakana abantu bose avuze ko wowe uri ex girlfriend wa Kimenyi mu mwaka wuhe urabihakana Dagi fungura mic yawe none uretse gato please Godfather Dagi fungura mic yawe urufunze mic bwe nagenda sigenda kunda mukogera kusimu yenso ngakinjagara kutyaringa ikintu kizamba n'ikintu umuntu wampuje na Jihad nje nta nimero ya Jihad narinzi kandi sinziranye na Jihad niyo mpamvu navuze izina rya Dagi I'm so sorry kuba navuze izina rya Dagi kandi Dagi buriya yibera mu isi iyi ntabwo ari isi ye wa mugani nkuko yabivuze so second ibyo murimo muravuga ngo nari ex ngo ndi ex wa your best friend arabishimangiye kuri ko uri ex we anti mpuririza n'ubu bashobora kuba bagikundana mama nyabo komeza nayo ndagori nk'amazi warangi kandi twagiye komeza twumva urumva wewe wamusenyeye umva njye nshaka mperuka kubona Kimenyi 2016 kandi ndagarabizi urumva umwana arimo abana bashizeho my point is abana bashizeho bavutse 2018 kandi Dagi wenyine ni wandyamyeho mu bitaro so ibyo murimo muravuga njye my issue is njye nta kibazo mfitanye nande kandi none cyiza Dagi buri kimwe cyose arakizi njyewe ishu nyifitanye Dagi nakufitiye amabanga kanyagwe dore ho nyine reka nkubwire Dagi njye nawe dusezerana tugende mpora Dagi kandi tuve mu mikino tuve no mu guseka mu gihe twicaranye njyewe nawe na Jihad namusabye ko akora iki ya kwasiba video twembi twarabizi yarangiza agahinyuza iki inkuru yabikora naye nga lwaki bireta katinga ebintu birimo omwana lwaki tobivako kankunyumize nze natandika kumuropa oline drama mungi ate nga drama alimo omwana lwaki tobivako reka nkubwire nje natangiye kumurega umunsi yabidiritinze nese yarabidiritinze nta nubwo ngiye nigeze nsubirayo ngo mbire yakigenzonga lwaki wowe ntawe niyo mpamvu utari murumva my side yadiritinga nze ekizibu cyange lwaki yadiritinga ate yampromisinga kubitekayo kadibwe wansindika yariko kweza gute kandi sinari ifitiye muyangwa na sense ngo ngwiki none se singe wamufashije nyine kuvugana nawe yiyemere uzi none singe mwavugana byarakoze Dagi nje ntabwo ndi hano kandi Dagi nawe uranzi ngira kavuyo ariko ndi umuntu utaremera kunsonga kandi urabizi ko ntari umuntu bika inzika cyangwa remere ku bintu urabizi neza wananjurira hano mu bantu ndi umuntu ibintu bibaho bikarangira no tubwire nagihagazeho ujye umenya ngo cyarambabaje umukoresha wa Jihad ninde Dagi mu gihe njyewe namubereye imfura ntangiza kumubera imfura nkamubera birangire Godfather soko ninde mukatono nawe linda ko hano point turiho ntabwo uzi Kinyarwanda ariko bariko twabonetse mu burenganzira bwa ndakubaza nani nana kumujinye Kinyarwanda kirabura nana uretse gato nana nyuvano ninde sebuja wa Jihad yabonye ko ni muyango kidamu ni muyango kandi na Dagi yaravuze ngo tuteka ko ndamuyango tubirangize ndamubwira ati wariye impamvu icyo nshaka ni kumubwira yabibuze bamaze kumubwira ngo anyway none kucyatahakanye ngo avuga ngo yabihakanye yararetse none Dagi umva ikibazo cyanjye gihari nze my problem is nta kibazo mfite iyo ibyo twasezeranye yarabikoze uyu munsi nta nubwo nari kuba ndimo ndamuvuga kuko iyo mushaka kumufungisha ni kumufungisha kuva kare siko byari bimeze wayi none se yanyimiye ku bwonko yarangiza akajya kubikorangiza akadiritinga katigora benshi kimaking sense none se niba yarabidiritinze sibyo washakaga nana ukundana na Kimenyi barakunda
Uri mukeba wa Muyango. Yewe Muyango waragowe. Muyango doraba. Kimenyi nawe, kimenyi bagiye urongo mu no station. Uretse gato. Godfather utibagiwe kano kana. Nana yakohereje izo audio cyangwa n'amagambo. Uretse gato. Kimenyi yarongo mu no station. ntabwo yakohereza audio nyirimo. Uravuze? Oya, Kiretse nanjye bashaka kunjyana muri RIB. Oya, impamvu nashaka kuyimwohereza nayo mpamvu navuze ngo igihe ani Jihad azabihakana njyewe nzayisohora. Ariko kandi okay none kuba ruri kuri kora bihakanye kuki utayisohora? Jihad arafunze muri kuri kora hano arabihakanye yisohore. Dagi urabihakanye ko munuza Jihad yavuze ngo reka dusheho na Muyango tubirangize. Yabihakanye pe. Warabimwemeje araceceka aramwa ngo tumushireho atari we. Katukora bivyo bisoboka nawe. Urumva ibyo byashoboka. Bari kugira ngo ndumuriganye. Wenda kugira ngo ni ntuza ni boss kana warangiza ukemera boss ukavuga ngo tuzane boss kana kandi atari we. Gusa Nana ndakubaza ikintu Nana Nemuretse gato Nana Kodagi ari inshuti yawe magara urukumva nawe ukabihamya urumva mu by'ukuri yaba ari iyihe mpamvu yo kuzanga kuguhakanya ibyo wavuze icyo mbaza ariko aratana na umva nkubwire sheri wanje niba waratwaye ikirego muri RIB nkuko bivuga umva Nana umva nkugira inama as my friend niba koko waratwaye ikirego muri RIB nkuko bivuze nta mpamvu yo gutanga ibindi bimenyetso ahanga umva n'ikindi cya kabiri nje nta kibazo bisigaye ni bya RIB ariko niba uzi ko utabitanze leave it nani mpamvu yo kubizana kuri ntuza kuri nani kumara live nakubye ngo nta kibazo mfitanye na Muyango ikibazo ngifatanye na Jihad wansazaranyije ko ari bu posting inkuru yo ntago abana ari abakimenye hari uri kumbaza ngo abana nabakimenye ntago ari abakimenye yo kuvuga yarangiza ntayivuguruze oya ntago ari nabihese none kubera iki yaje kubagira abakimenye nuko uyu nguyu yatumaga bagira ngo nabe uyu Nana yatumye nani Muyango agira complex just by jokes so bivuze ngo ibyo kugeza kiriya gihe nabyumvishe urumva rero ko Muyango bifite amakabo umva Godfather kugeza kiriya gihe urumva Muyango yarazi koko ngo abo bana nabakimenye bivuze rero ngo Muyango niwe watumye Jihad ibyo ntabyo yaravuze ngo niyo watumaga abantu bamenya ko ari abanyarwanda niko akanababwira nyine kuri ya like no gende hirya we Muchoma ntabwo uri kubyumva yego ntabwo uri kubyumva neza point Nana niyo watumaga abantu bamenya ko ari abakimenye kuko yango yapostingaga abana akavuga ngo ariko byaterwaga ariko reka nkubaze mujye mureka gushyigikira amafuti reka tuvugisha ukuri Kimenyi we iyo abonye bamushinja abana batarabe azi ko yubatse azi ko ari kuntuza kuri internet ari kuri social media gushyirayo post akavuga ko abana batarabe bisabiki niba yari entertaining rero niba yari yabigizemo uruhare nibyo ngibyo yabigizemo uruhare niyo ntabwo wajya kublenga Nana bifitemo uruhare reka babwire iyo mpamvu iki kirego Nana gikure muri RIB icyo kirego kibe kivuyemo kuri oya nibyo urasoma nshaka undi muroya wa kabiri ayiwe none se Muchoma reka mbanze nkubaze Muchoma reka mbanze nkubaze yego mbwire Kimenyi ni ikiragi ntago ashobora kuvuga ngo ibyo Nana apostinga ntago ari byo we kuki atigeze abikora ariko dagi namwe uri inshuti ya Nana pe kandi nabyumvise kandi nabakunze mufite ni best friend ntago ari inshuti nakunze yuko Nana yanakubwiye ngo amusore buriya kubona abagore babiri babwirana ati I'm sorry ngo narinzi ko mugiye gutana so mufitanye relationship nziza mu definition yo kwita umuntu ngo best friend wazubahita ko best friend wamara kumubwira bazakamura yego kuba rero umwe ashobora kuvuga ati I'm so sorry I think muri inshuti nziza mukomeze muzakomeza ntabwo nshuti mbonye ahangaha Godfather no ntabwo wajya kubishyira mu byanyu kabisa Godfather ariko no dagi mumfashe ikintu sibyo niba utubwiye ngo biretse Nana niba dagavuze ngo Nana niwe watumaga abantu bashobora kumenya ko abana be ari abakimenyi sibyo Jihad agatangaza inkuru avuga ngo abana nabakimenyi ese murumva Jihad adafitemo nawe ukuri
ariko na jihad bamwe na kimenyi ese jihad urumva adafite aho yakuraga inkuru ese reka mbanze nkubaze mu rero twahita dushiraho cyo twemerera urusyo jihad Godfa kubera ikibwo yaba ari muyango watumaga jihad kuki ataba na kimenyi yego nabyo birashoboka bivuze ngo jihad hano bivuze ngo jihad ari gushaka kuba victim cyane ngiye mu byukuri ngiye kubona jihad yagendeye mu matiku y'abantu y'imiryango jihad yagendeye mu matiku y'abantu gute is a professional umva se is a professional agomba kuverifyinga inkuru yawe reka mbanze mbabazi ariko yagombaga gutangaza inkuru iri ku mihanda keretse nimba muvuga ko ari paparazi yego ni paparazi ahubwo bamubaze okay nimba ari paparazi rero ntabwo ngomba guhana ariko nawe yatubwiye ko Nana yaryaga Kimenyi Dagi yatubwiye ko Nana yaryaga Kimenyi birahari nabivuze none okay mucoma ngo mutinga mucoma yumva numiwe None muri episode ya kangahe bari kuvuyanga ibintu mwemwe Boskani dore ahamagaye Dagi waravuze ati nyagupforera kunteza abantu aramuhamagaye kuri telefone mwijenda Dagi okay no umva twekana n'ikintu kimwe jewe muri kayiko nazamuye uretse gato nazamuye iyi issue kuko jihad ibi bintu ngiye ku rundi ruhande ndi gutabariza ababloga n'abandi bantu aba bagore baza bakitsinaza imbere bakigira victime ngiye bimwe muri ibi nta mugore nibuze kuvuga izina rye ariko baranyaprocinze sibyo uretse gato baranyaprocinze bashaka kunkoresha muri ibi bintu nk'inyo bakoresheje jihad niba bakoresha baragukoresheje genda we kwishira ntabwo nshobora never ndakubwira warakoreshwaga ahubwo warakoresheje ahubwo nawe twemerera gashaka warakoreshejwe nawe ntabwo batumenyemo iki audio cya Jori bari kugupanga ukuntu uzavuga aho ngaho niyo mubere biwerewere kuko usanze bino ndababandi nawe uri kiwerewe musanze bira bintu ari ibintu nari napa twari twapanze dushaka gutwika reka ntabwo panga aho shosha so tugende gato ya handa twese turayifotoye no ntega amatwi ikintu bira bintu mugiye gutuma bigaruka reka mbwira ikintu cyo mugomba kumenya siko bimeze reka listen to me oya byihorere manza wumve genda gake turi kumwe inkuru reka babaze ikintu kimwe niyo bintu byabaye kuri ko bimeze mushaka gukiraringa no kuvanaho urujijo ira video ira audio mwayivana miki ikosa wenda tubigere katone byaba n'icyaba ndega amatwi iby'abantu byabyaye hanze waretse kumviraho madam ibyo abantu babiri bishobora kujya hanze kuko any conversation y'abantu babiri igiye hanze abantu batabizi bita bihinduka ikiko cyangwa bikumvikana nabi ko ntabwo bikwiye siko bimeze kuko nta kintu kimwe umuntu bari bamwibasiye bari kumwandikaho bari kumuvugaho inkuru zura mugabo zabaye inkuru urumva ko nyumva n'ujya kumamagana avuga ati nubwo nta kinyoma kibirimo ariko kuri ari umuherwe but people so ni ibiganiro by'abantu babiri ikosa ryawe nuko byaje on public bitateganyijwe turi kumwe but nothing big nta muntu twagambaniraga nta kibi twavugaga cyo kugambanira umuntu twashaka uburyo bwo gutiraringa no guhagarika inkuru ziri negative zamuvugwagaho ni cyo kintu kibi cyavugwaga urimo kunyumva icyo ngicyo tugishize iruhande ubwo mu byumve gutyo nge sindi nkoma amashyi tugende gato niye nkuru suri kuvugaho reka nanjye mvuge ariko uyu nguyu tuzamukizwa n'iyahindaga tugaruke kuri point Boskani wari uvuze ngo uyu mukobwa arya ngo wowe ngo bimeze bite ariko Dagi barasaze numvaga ibyo bavuga ko yatubwiye ko afite amajwi ya recordinze jihadi ayo majwi yaguhaye tubyemeze cyangwa n'amagambo gusa no ntabwo ari amagambo impamvu nta nayatanga wa mugani wa Dagi ni nkuko Dagi arimo ariko na Dagi arabizi neza ko ayo majwi Dagi arimo okay Dagi arimo kandi ikindi cya kabiri reka mbabwire ntabwo wavuga umuntu ngo reka dushireho Boskana kandi Boskana atabizi bisa byashoboka ariko Nana kubanya arimo ntago bivuze kutayakoresha ashobora kugufasha mu rukiko reka Dagi zino sanje nta n'ikibazo mfite nje natangiye mbabwira ngo niyo yanyita umukecuru niyo yanyita umurozi niyo yanyita igisambo nje ndakuze ndimo ndadiringira uburenganzira Nana nta kibazo mfite wisheri Nana mfite ikibazo mfite
umaze amasaha menshi hano batumye udakora akazi umwana umutwaro uri ku live garuka hano njye nshaka kumenya impamvu waje hano kuri live wagira nawe uvuge ko Jihad yaguye mu kihe cyangwa nawe watanze ikirego na am confused. Yego umva ikibazo yarari kuvuga niko mutanabyumvishe ni ukuvuga ngo hano uretse gato biriya bintu uyu mudamu ibintu bye byari biri clear yavuze ati ariko mwa bantu nubwo hari gutangwa nubwo bavuga buri kintu nagerageje gutangira ubaze Keminike yaragejeje no kumuyobora nanjye uyu mugabo ibyo yankoreye rica rubozo nk'ibyo yakoreye bari abandi ariko nanjye natanze ikirego ariko ngitanga online sinsubizwa email yari bubampaye ntinsubiza naratabaje nimubwire uretse gato nta muntu utanga ikirego ari hanze mu gitanga ni person cyangwa ugashyiraho umunyamategeko akajya ega amatwi se nibyo ari kubaza avuga ati uretse gato mu birego manza wombetse muhungu mu birego 10 mu birego 6 biri kuvugwa turi kumwe icyanjye ntabwo kirimo ndurira indege ngi Kigali kugira ngo icyanjye cyakirwe cyangwa kuri live hari umuntu wamfasha akambwira uburyo natanga ikirego ntavuye muri Australia umunyamategeko urimo kunyumva naho ikibazo cy'iyungu cyaje turamubaza ate se wowe ibyaho bimeze bite atanga ubuhamya kugira ngo abone umuntu wamufasha niba yakurize cyangwa abone umuntu yego Godfa mu birego numvise ntuza Jihad arego ko nigeze numva hari ibyo bavuga ngo bamukoresheje bagize bati biva nko gusakaza amashusho y'urukozasoni ngo gusakaza inkuru z'ibihuha uretse gato ya mu kiganiro cyakozwe n'umuvugizi wa RIB yavuze ko hari yarakumaye tubariko siwo bite komeza nk'umuntu muri iyi niwe yaje avanga kitwa gute kuri YouTube genda kumari genda wandike mu bite rimurangira wiyaga no wanyagije yakomoje baba ari mwe muri kugira bari ko reka numve nana Bosca uretse gato ni ukuvuga ngo hano impamvu ni iki kirano cyamaze umwanya ungana gutya ngaruka kuri aba bagore ni ukuvuga ngo BTR Murangira yavuze ngo ikibabaje rero gusemuhunda kubujije Semuhungu uri mu bantu batanze ubuhamya ujya gutanga n'ibimenyetso ko Jihad yasakaje amafoto ya yampano uzatangwa mu rukiko amakuru afite yagiye muri RIB so umva twumvikane rero yasakaye ko atangezeho uretse gato madamu warubajije Murangira aravuga ngo ikibabaje aba bantu bafite amazina abantu basanzwe mu buzima bwa buri munsi badashobora kwivugira barabakoresha barangiza kubakoresha bakaba nk'intwaro yo kubahanira abo bafite amakimbirane uri kunyumva neza ariko turabizi ko ibi bintu impamvu nabikomoje nuko nzi ko bihari kandi bitari kuri Jihad wenyine urugero ni Disikrema tega amatwi urugero ni Disikrema yibasiye mukuru wawe ajya kumutangira n'ikirego ibi ngibi BTR Murangira bikomoje mu minsi yashize abisinga avuga ati nk'umunyamakuru ujya kwaka ruswa y'intwererano ngo nutantwerera ndakwandagaza turi kumwe ibyo byarabaye ntabwo ari nani Jihad wenyine niyo mpamvu nagarutse kuri iki kintu turi kumwe ndavuga n'aba bantu especially aba bagore ahangaha tuje gusanga hariya kuri umukuru wawe bivugwa ko ntabwo bihamya ko nyuma y'uko abona ibyo akorerwa urukunyumva nawe agomba gukoresha intwaro bakoresha aho kugira ngo arenganurwe na RIB ese yagiye kuvanira ikirego muri RIB akajya kuvanira ikirego muri RIB yareze Disikrema akumva ko agomba kuvanira ikirego muri RIB agakoresha intwaro ndetse gato yazanywe na bamuyoboke urukunyumva amakuru mfite ngo umugore ngo Krema yashatse ngo ni mwene wanyu ubwo haje mwo byaje muri by'iminyamiryango mushaka kubirangiza ni gutatunze umugore mwene wanyu akamugasira ngo niko bimeze amakuru mfite muyoboke yazanye na Disikrema baza hari mbereho y'ubukwe gatoya baraza aza gusaba imbabazi siko bimeze ariko icyo babaza nkubaze ni ukubera iki mukuru wawe ibyo yakorewe bikamubangamira akorerwa na Disikrema nkuko bimushinja ntabwo arabihamya n'urukiko kubera iki we niba ibingibi bikekwa bivugwa ko kubera ko turabihamya wisomeye wasomye amacati kandi n'umuvugizi wa RIB yabikomoje nubwo atigeze avuga amazina y'ababikora ariko cyumva ko icyo kintu gihari byaba biteye isoni kubona ibyo yakorewe bibi nawe afata uwo mujyo agashaka aho yabaye week yari kumwitendekaho mpaka urakoze cyane.